murakoze cyane tubahaye ikaze muri uyu mugoroba mwiza w'umugisha kuri iki cyumweru tariki 2 z'ukwezi kwa 11 2025 umugoroba mwiza w'umugisha kandi uyu munsi Imana uremye kugira ngo tuwishimiremo tunezererwemo. Ni ikaze nk'uko bigaragara muri iki cyumba cyiza cy'uruganiriro rwa Duel TV, akaba ari umuyoboro mwiza tuje kugira ngo tujye tuganiriraho ibintu byatugirira umumaro mu gihe nk'iki. Turabiyegereje mwe mwese kandi tubahaye ikaze abo hirya no hino, cyane abatuye hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri leta ya Kentucky, ku moko menshi ataramwe, abavuga indimi zigiye zitandukanye, cyane abumva urutuvuga rw'ikinyarwanda, akaba atari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gusa, ahubwo turabegereje namwe abari muri Afurika, mu Rwanda, muri Kongo, mu Burundi, muri Tanzania, Uganda, ndetse ndabizi neza yuko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bagutse bakagera hirya no hino ku isi. Rero mwese turabiyegereje, baba ari ab'i Buraya, bari ku migabane igiye itandukanye yose, turabashuhuje, mugire umugoroba mwiza. Nyubahaye ikaze, nitwa Revera Pasiteri Benjamin Kwitonda, nkaba ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore ndetse n'abana 3. N'ubundi nkaba ndi umukozi w'Imana, nkorera umurimo w'Imana mu itorero rya Revive and Reconciliation Church. Uyu munsi wa none rero, nk'uko bigaragara aha hantu nicaye kandi heza hateje amabengeza, tukaba duhari kugira ngo tuganire, kuko tumaze igihe kinini cyane turi muri uyu murimo, ariko kandi bikaba na byiza yuko twafata igihe tukajya tuganira n'abantu, inshuti zacu, abakunzi bacu badahwema kudusengera, kugambirira ibyiza uko bukeye n'uko bwije. Rero mbere ya byose reka n'ubundi tubanze dusenge Imana kandi tugane n'ijambo ry'Imana rito, none niturangiza turebe ku mpamvu nyamukuru itumye duhura kuri uyu munsi wa none. Dusenge Imana. Nyagasani Imana, turi imbere yawe, turagushimiye kuri uyu mugoroba mwiza w'umugisha, turagushimira ko uduhaye umwanya mwiza wo kongera kuganira n'inshuti zacu, abavandimwe bacu. Wari ubizi ko hari igihe tuzahura gutya tuganira. Ngaho nyemerera ikiganiro cyacu kiyoborwe nawe, haba mu ijambo ry'Imana tugiye kuganira ritoya, ndetse na gahunda nyamukuru ijyanye n'uyu muyoboro mwiza ubasha gusakaza amakuru meza kandi y'umugisha ku bantu bose. Ubane natwe muri byose, ni mu izina rya Yesu twizeye, amen. Tome ijambo ry'Imana ko ryanditswe na Matayo ibice 5 n'umurongo wa 13 kugeza 16. Muri umunyu w'isi, mbese umunyu nukayuka uzaryoshywa n'iki? Ntacyo uba ukimaze keretse kujugunywa hanze, abantu bakawukandagira. Muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe mu mpinga y'umusozi ntubasha kwihisha. 15. Nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Abari ko umucyo wanyu ubonekera imbere y'abantu, kugira ngo babone imirimo yanyu myiza, bahere ko bahimbaze so wo mu ijuru. Amen. Aya ni amagambo yanditswe na Matayo, ariko ayandika n'ubundi nk'ayavuzwe n'umwami wacu Yesu. Yari arimwo ari kwibutsa abantu yuko hari uburyo bagomba kugaragara mu isi, ko batagomba kuba bafite imyitwarire imeze nk'iy'abandi, ko ahubwo mu byo bakora byose bagomba kumenya yuko ari umunyu w'isi. Iyo dutekereje ku gaciro k'umunyu, tuzi ko umunyu umumaro ari ukuryoshya. Ntabwo ushobora kurya ibiribwa, ntabwo ushobora gufata amafunguro atarimo umunyu, kereka wenda hari ubaye urwaye. Ariko ubundi iyo umuntu atarwaye, niyo mpamvu abantu bafata amafunguro bagashyiramo umunyu, aba ari ukugira ngo biryohe. Rero
Yesu yongeye kwibutsa abantu arababwira ati muri mu isi muri nk'umunyu, muri umunyu w'isi. Araje arabwira ati ariko mu gihe mudashaka kuryoshya, mu gihe mudashaka kuryohera abandi, nta kindi kintu biba bikimaze uretse kuba bawufata uwo munyu bakawujugunya bakawukandagira. Arongera avuga ijambo rya kabiri, aravuga ngo muri umucyo w'isi. Ni nk'arashatse kuvuga ngo abantu ni twebwe tugomba kujya tubamurikira, kandi koko nibyo. Ese uwo mucyo tuwukura kuri nde? Tuwukura kuri Yesu, kuko iyo usomye muri Yesaya ibice 9 n'umurongo wa mbere ukamanuka kuri iyo mirongo iriho, bikereka ko isi yari iri mu mwijima, ariko Yesu aje arangije arayimurikira, iva mu mwijima imurikirwa n'umucyo. Uwo mucyo nta wundi ni Yesu. Araje avuga ngo rero namwe ndabigisha kandi ndabahugurira kugira ngo mwumve ko muri umucyo w'isi. Ati kandi iyo ahantu hose hari umucyo ntabwo habasha kwihishira. Araje avuga hepfo aravuga ngo nta muntu ngo wakongeza itabaza ngo narangiza ari twikiriza intonga ngo ahubwo ngo yatwikurura, byarangiza rikagira gute, rikamurikira bose. Niko yakomeje avuga ngo turi umucyo w'isi. Bene data, iyo turi mu isi rero, turi hano mu isi, ntabwo twaremewe kugira ngo turye tunywe gusa, oya, ahubwo twahamagaye kugira ngo tugire ibyo dukora, tugire ibyo duhindura ku isi. Iyi si twasanze, iyi si twisanzeho, iyi si abagabo bisanzeho, abagore bisanzeho, urubyiruko rwisanzeho, abana bato badukomokaho bazaza n'abandi bazakurikira, mu bisekuru byinshi bisanzeho. Nta kindi bagomba gusanga twarayihinduye, kandi isi uko twayisanze ntaba ariko tuzayisiga, ahubwo tukazayisiga ari nziza. Murakoze cyane. Ni muri urwo rwego rero habayeho kwicara muri iyi minsi yabanyiye kimwe n'abandi bavandimwe, habaho gutekereza tuvuga ngo ariko se koko buriya kubaho kwacu kuraza kurangizwa gusa no kurya no kunywa bikarangira gutyo gusa? Ese kuba abantu bashobora kugera imahanga bagirayo gusa bakanezezwa n'ibinezaneza byaho bakibagirwa ibindi bakagombye gukora? Ni muri urwo rwego rero muri uyu mugoroba tumaze kureba kuri ijambo ry'Imana, twasanze n'ubundi tutafata ibiturimwo ngo byose tubifate tubitwikirize intonga. Hirya y'ubwenge dushobora kuba dukoresha mu rwego rw'ivugabutumwa, twaba tubwiriza mu nsengero cyangwa n'ibindi, hari indi mirimo myinshi abantu bakagombye kuba bahamagarirwa kuba bakora. Kubera ko mu bice 16 haranavuga ngo abantu nibabona imirimo yacu myiza ngo bahindukire bamenye uwo mwami kubw'imirimo myiza batubonyemo. Ni muri urwo rwego rero hano twateguye kugira ngo tugire ibyiza twageza ku bantu mu bihe bigiye bitandukanye, bidashingiye gusa ku ijambo ry'Imana ryo mu nsengero kimwe n'ahandi, ahubwo tumanuke tujye kuri tere, twegere abantu, twegere abababaye, tubaganirize, abakeneye gufashwa bibaye bishoboka, duhurize imbaraga zacu hamwe, niturangiza turi ko twafasha abantu bagiye batandukanye, dusa n'imitima ya benshi, na cyane ko abantu benshi bagiye bafite ibikomere bigiye bitandukanye. Kandi ntekereza ko hamwe n'Imana, Imana izadushoboza kandi byose bikagenda neza. Ni muri urwo rwego rero ibi bikorwa tuzakora byinshi kandi bigiye bitandukanye, tuzakora nk'uko Imana iduha ubushobozi, ikaduha imbaraga, ikaduha umutima, ikaduha n'ubwenge. Twategereje kugira ngo dukore umuryango mwiza waduhuza witwa Duweri. Duweri bisobanura kora neza. Kora neza. Kora neza muvandimwe. Kora neza mugabo, kora neza mugore. Kora neza rubyiruko. Koresha ubwenge bwawe. Koresha impano zawe. Ntabwo iki gihe ari igihe cyo kugira ngo abantu bacike intege. Uvuga uti narakoze ariko igihe ngeze ndarambiwe ndarekeye aho, cyangwa se ugakora neza wagera hagati y'ibintu ukabivamo, waterwa n'ibikomere bigiye bitandukanye, ariko igihe tugeze mu gihe cyo gukora neza.
niyo mpamvu rero hano tuzagira ibiganiro bigiye bitandukanye. Iyi rero Duwell TV ni umuyoboro w'ubumuntu ndetse n'urukundo. Mu gihe isi ikomeje kugenda yihuta, abantu benshi bakibagirwa indangagaciro z'ubumuntu, Duwell TV yaje kugira ngo izane umucyo mushya mu mitima ya benshi. Ni urubuga rwashinzwe hagamije gufasha abantu kongera kumenya agaciro k'ubumuntu, kubigisha, kuba inyangamugayo no kubasubizamo urukundo hagati y'umuntu n'undi. Kabiri, ni urubuga ruzajya ruganiriza abantu ku buryo bwo gutekereza neza. Uyu munsi wa none abantu bari gutekereza nabi cyane, gukora neza. Abantu benshi batangiye gucika intege ndetse no kunamuka no kudashaka gukora neza. Wenda hari abantu twazagiye cyo gutanga ubuhamya bijyanye n'ibintu turi kuvuga, no kubaho neza mu mutima n'umubiri. Abayobozi bayo bavuga ko intego nyamukuru ari uguhindura imyumvire y'abantu kugira ngo isi ibe nziza kurushaho, umuntu umwe ku wundi. Ibiganiro byacu bikaba bizibanda ku bintu bigeze kuri 5. Icya mbere ni ubuzima bwiza. Icya kabiri ni ukuba inyangamugayo mu bikorwa. Icya gatatu ni urukundo, nibwo buzima. Kane ni kora neza talks. Ahangaha ibiganiro bizajya bihuza abatekereza benshi, urubyiruko n'abanyabitekerezo bagasangira ubunararibonye n'imigambi y'uko umuntu ashobora gukora neza muri sosiyete. Gatanu ni ubutumwa bw'umuntu. Aha hazajya hatumirwa abantu bafite inkuru zidasanzwe z'ubuzima, abigeze kugwa ariko bakongera bakiyubaka, abantu bafashije abandi batabifitemo inyungu, n'abasanzwe babaho mu rukundo ndetse n'impuhwe. Ndagira ngo mbabwire ko bavandimwe mwese mubasha kunyumva yuko ibi tuzabishobora, kandi yuko ibi biganiro hari ahantu bizatuvana, bizadushyitsa, cyane cyane ko tuzabikoresha umutima w'urukundo. Kandi nk'uko intego ibivuga, ni kora neza. Duwell, kora neza. Erega mu rwego rwose urimo utegerezwa gukora neza. Haba muri minisiteri urimo utegerezwa gukora neza. Haba mu ntara baguhaye utegerezwa gukora neza. Kugira ku rwego rwose no gukorera abaturage usabwa gukora neza. Haba gutangaza amakuru ndetse n'ibindi utegerezwa gukora neza. Waba uri umupasiteri uyoboye itoro hirya no hino, Imana araguhamagariye uwo murimo, erega burya utegerezwa gukora neza. Utegerezwa gukora neza. Ese waba uri umuntu usanzwe gutya wibwira ko kurya no kunywa se bihagije? Oya, ugomba kuba inyangamugayo kandi ukiga gukora neza. Rero iyo ukoreye neza undi, uba wubakiye isi yose umusingi. Murakoze cyane. Twizeye ko tugiye gushyira umusingi wacu no gushyira ibuye ryacu ry'ifatizo kuri uyu muyoboro, kandi twizeye ko Imana izabidushoboza. Murakoze.